ntacyo wayahaye, nta nkunga yateye, ahubwo yateguwe. njya nkunda ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli rivuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ngo nawe wakugira impuhwe n'umwe. uriya numva story amateka y'iriya jambo, uburyo aba bantu uyu Mwamoni n'Umuheti batahuzaga. hanyuma umukobwa yatwita yajya kubwira umuhungu uti natewe inda, umuhungu uti wapi sinakujyana mu muryango w'iwacu, nta bwoko bw'iwacu uhuza n'ubwanyu, ntibikunda, ntabwo bishoboka. hanyuma umukobwa yagira iwabo nawe akamujugunya, urumva ahantu hose nta byiringiro, nta n'ubutabazi na buke. hanyuma afata umwana amuze yamujugunya. Bibiliya avuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata, ngo nta wakwigira impuhwe, ngo natuvuta nta n'icyayi cy'uruhinja. hanyuma ngo nkubonye ngugira imbabazi. impano ikomeye abantu munkurikiranye bakurikirana Impambanyi TV, Felicien dukeneye umuntu utubiki ufite imbabazi z'Imana. twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira ku Impambanyi TV. Ngewe mwumva ni Felicien, ndongeye ndagarutse kandi mbaha ikaze. hanyuma nk'uko mubibona rero imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa, ariko musanzwe mumuzi muri ibi biganiro, aho dufite intego ivuga ngo ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo mu bantu. hanyuma rero muvandimwe twongeye kuguha ikaze nanone. Murakoze cyane. urakomeye? Ndashima Imana. Imana ishimwe. nawe urakomeye? tumeze neza, turi amahoro. undi ngo iyo umuntu agihumeka cyo gishoro cya mbere cy'ubuzima. Yego, ko ni ukuri. rero dushimye Imana ko tugihumeka. Yego. abapfuye imigambi yo yarangiye, ariko twebwe turaba bacyari bazima, ndavuze ngo hari ibikomeje. Yego. niyo mpamvu tugarutse tugira ngo dutange impamba nyayo. Impamba nyayo, ariko binyuze muri iyi ntego tugiye kuganiraho, aho turi kugenda twibaza mbese ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo. ni ijambo ryagutse kandi ryakakwiye kuyobora isi. Yego rwose. ndetse n'itorero muri rusange n'abemeramana bose. Yego. kuko nta bundi buryo Imana ibonekeramo usibye mu rukundo. Ni mu rukundo. rero iyo rudahari Satani aba ahari. ni ibintu bibiri. iyo urukundo rudahari Satani aba yicaye. aba ahari. kuko aho urukundo rutari, abantu baricana, abantu barangana, abantu baragambanirana, abantu bagirana ishyari, abantu ntibahuza, abantu barapingana, abantu bishyira hejuru. Yego. ariko urukundo ruri basangira ibibi n'ibyiza, basangira bike bafite cya byinshi byose, basangira byose. kuko Pawulo arubwira abakorinto, yaravuze ngo rwihanganira byose, rubabara byose, ntirwifuriza ikibi bagenzi ba, ntabwo rwakwishimira kubona mugenzi we ameze nabi. Yego, murakoze. hanyuma mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, muranyemerera dusenga Imana. Kadusenge. Senga Imana. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe, waturinze ashyirwa hejuru. tugushimiye ko duhurije kuri uyu muyoboro Impambanyi TV ushyirwa hejuru cyane. turasaba imbaraga z'Imana n'amagambo y'ubwenge ngabane natwe, kandi cyongeye kuri ibyo abadukurikirana bose bahabwa umugisha. Bibiliya avuga ngo 2 cyangwa 3 bateraniye uzaza ubane nabo. turenze uwo mubare, abakurikirana Impambanyi TV barenze uwo mubare. rero ndakwingiza kugira ngo ubutumwa bwarusheho kwamamara muri twebwe. Pawulo yabibwiye Abagalatiya, aravuga ngo icyo dusabira no kugira ngo Umwami Yesu abanza agwire muri twebwe. turagusabye kugira ngo ugure muri twe, kaduha amagambo yo kuvuga mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Hari abantu bakunze uburyo uganira n'amagambo mu by'ukuri ugenda uvuga akora ku mitima ya benshi. Imana bamugisha. Hari benshi bajya bampamagara badashobora hari abarandi, ariko benshi banyura mu gikari bakanampamagara. ama WhatsApp yabo mbanya afite. mu by'ukuri
barambwiye ngo nzakubwire ngo Imana igikomeza kuguhereza umugisha. amen Ni amen ukuri, kandi hari ibiri kugenda bikora ku mitima ya benshi. ya Nicyo gihe rero, ariko Mm. nyemerera mu by'ukuri nkubaze uyu munsi, ubundi wigeze wowe ubwawe ubona urukundo binyuze mu bantu? yego sibye ko abantu turemwe mu buryo bw'intege nkeya, Yego. ariko njye nararubonye si rimwe si kabiri, n'uyu munsi kandi ndacyarubona, Yego. kuko muri mwe nizera ko ejo hanjye hahishwe, kandi Imana ihafite iyo mu mugambi mwiza. rero nagiye ndubona kenshi cyane, no mubona natekereza ko barungirira. Yego. Akenshi urukundo rw'Imana ndubonera mu bantu bari abo tumenyeranye, ntabwo ndubabonamo, ahubwo ndubona mu bantu tutamenyeranye. Ariko kandi nasanze ariko Imana ikora, biravuga ngo ibyo mwibwira si byo nibwira, inzira zanyu si imwe n'izanjye. Mfite kureba ibumoso igaturuka iburyo, wareba iburyo igaturuka ibumoso. Icyo nshatse kuvuga ni uko mu buzima bwanjye ahubwo nagiye nkwererwa surprise n'Imana, ngatungurwa n'urukundo rw'Imana, kandi nyuze mu muntu ntatekerezaga. Nongere ngo urabona dukurikiranye, ntabwo Imana ikorera mu bindi bintu yaremye, ikorera mu muntu kugira ngo igaragaze ubumana bwayo. Rero urukundo rwayo rugaragaza n'ubundi inyuze mu muntu. Iyo Imana ikoresheje umuntu ngo hesha umuntu umugisha, akaza akabikora nta kiguzi akwatse, nta nibwo mubanye neza cyane, bya bindi byano ngo kugira ngo umuntu hano muri iyi minsi hariho akantu gateye ubwoba ngo urukundo ruri mu byiciro, umunyonzi ku munyonzi, umufundi ku mufundi. Ariko njye nagiye mbona abantu bangirira urukundo nta n'icyo baciye, ni ukuri, batarebye uko sa, batarebye ukuntu mvuga, gusa kubera urukundo rw'Imana barimo, nkabona barakoze, nkabona baramburesinze, bamesheje umugisha. Rero nararubonye, nabihamya cyane, narubonye ndwaye, hari igihe narwaye mu buryo bukomeye, si igihe cy'ubuhamya kuko igihe cyatubana gitoya, ariko hari igihe narwaye mbona urukundo rw'Imana, hari igihe nakorewe operasiyo ndi kubagwa mu rukundo rw'Imana binyuze mu bantu, hari igihe nashonje mbona urukundo rw'Imana ndarya binyuze mu bantu, hari n'igihe nahuye na kesi runaka mbona ubutabazi kandi binyuze mu bantu. N'uyu munsi ndacyabyizera cyane ko hari abantu Imana yaremye kugira ngo ibanyuremo, twereke urukundo rwayo. Yego. Biravuze ngo wigeze ubona urukundo rw'Imana binyuze mu bantu inshuro nyinshi? Cyane rwose. Ni igiki wowe ubwawe bizakwigishije? Nkunda kuvuga ko niga ibintu byinshi cyane iyo ndi kumwe n'abantu, n'ubu turi kumwe mba ndi kwiga. Nize ko Imana ifite inzira nyinshi, kandi ifite abantu bagifite umutima wo kuyumva no kuyubaha. Nize ikintu cya gatatu, ko Imana atari umuntu. Intege nke zanjye zongera kuzuzwamo imbaraga, ibikoreye mu rukundo ntakekaga ko nagirirwa. Uzi kwisanga uri mu gihe nawe ubwawe witakaje icyizere, ukabona Imana cyagufite icyizere. Sosiyete ubamo wizeraga yagutakaje icyizere, nawe ubwawe witakaje icyizere, abo musengana bagutakaje icyizere, ukabona Imana iyo iracyagufite icyizere, ikoresheje abandi bantu ikwereka urukundo rwayo igufiteho. Hari igihe umuntu afite gusohora mu nzu akagujugunya hanze, agasanga hari umuntu ugutegereje, agahita agufata ngo humura, kandi wari ufite ibyiringiro mu nzu, ariko ujugunywe hanze usanga hari amaboko agutegereje. Ntacyo wayahaye, nta nkunga wayateye, ahubwo yateguwe. Njya nkunda ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli rivuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata.
ngo nawe akugira impuhwe n'umwe. Yego. Uriya numva story amateka y'iriya jambo, uburyo aba bantu uyu Mwamoni n'umuheti batahuzaga. Yego. hanyuma umukobwa yatwita yajya kubwira umuhungu uti natewe inda, umuhungu uti wapi sinakujyana mu muryango w'iwacu, nta bwoko bw'iwacu uhuza n'ubwanyu, ntibikunda, ntabwo bishoboka. hanyuma umukobwa yagira iwawe nawe akamujugunya, urumva ahantu hose nta byiringiro, nta n'ubutabazi na buke. hanyuma afata umwana amuze yamujugunya. Bibiliya ivuga ngo nagusanze bigaragara mwifata, ngo ntawe wakwigira impuhwe, ngo natuvuta nta n'icyayi cy'uruhinja. hanyuma ngo nkubonye ngugira imbabazi. impano ikomeye abantu munkurikiranye bakurikirana Impambanyi TV. Felicien, dukeneye umuntu utubiki ufite imbabazi z'Imana, kuko mu mbabazi niho havuka urukundo. rero nagusanze wigaragura mu ivata, hanyuma ndagufata ukuramo. iki kintu byanyigishije ko nta na rimwe Imana igisiga umuntu ari wenyine. abo wizeraga bafite ko n'abahindutse, ariko hari umuntu Imana izana, kandi hari abankurikiranye bagiye babibona. akabona umuntu araje ati humura, nagusohoka mu nzu reka nkwishyurire, humura reka nyaguhaye amafaranga nta cyangwa ngo usabye, uzanyishyura. akakugira icyizere, akaguha amafaranga. ariko wa muntu bibaho, wabonye urukundo rw'Imana bibaho. umuntu akaza ati humura, yego, witinya, ntacyo kibaye, nubwo umeze gutya ntabwo nzagutererana, kandi ukabona arabikoze. si uko wamuguriye fata nk'uko waguriraga abandi, si uko wamusuye kenshi. abantu basigaye batanga urukundo rw'ikiguzi, kandi Yesu atangira ubuntu. biravuga ngo mwaherewe ubuntu mutangire iki? Ubundi. ariko uyu munsi wa none umuntu arakunda Felicien, akunde Peter, kuko yabonye ko ariko Felicien yamumariye. ngo uyu se ndamufasha azamarira iki? urwo si urukundo rw'Imana. ku rukundo rw'Imana ruza ntacyo rurebaho. rero jye nararubonye, kandi nize ko Imana itajya isiga umuntu wenyine. hari undi muntu iba yarazigamye mu ibanga, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'amarira, mu gihe cyo guteseka no gusorwa mu nzu, mu gihe cyo kutubaka neza, mu gihe cyo gupfusha, mu gihe cyo kutabyara, mu gihe cyo gutabwa, no mu gihe cyo kwangwa. hari umuntu Imana iba yarazigamye, akaza agahita akavaringa intege nke zawe zose ufite, akazibumbira hamwe, warira akarira, wabara akababara, kagufasha kagusindagiza paka ubwira ku mugambi Imana. hanyuma ukiri aho ngaho binteye by'ukuri kwibaza, ni igiki wabwira abantu badukurikiye aka kanya bari mu buzima mu by'ukuri butari bwiza, batewe ibikomere nuko babuze urukundo mu bantu? hari igihe umuntu ababara, yumve neza, akajya ku muvandimwe cyangwa ku muntu uwo ari we wese amwitezeho ubufasha, kandi abona ko mu by'ukuri aricyo yamumarira, ariko kugira ngo agire icyo yamufasha basanga amwumviye ubusa. uyu muntu arababara cyane. hari n'abantu mu by'ukuri batongera kugirira abantu icyizere, bati runaka nyumviye ubusa, runaka nyumviye ubusa, ntabe yavuga ko hari abantu rwose bababaye. ushobora abo waba uri hose, mu by'ukuri ntabwo ibintu bihora bimeze neza. igiki wamubwira? reka abwire umuntu nkurikiranye, nyuma y'umuntu, hejuru y'umuntu, nyuma y'umuntu hari undi, ariko hejuru y'Imana nta yindi Mana ihari. yego. reka mubwire Felicien, n'umuntu wese, yaba umukobwa, yaba umuhungu, yaba umupapa n'umumama bankurikiranye, Imana ifite amaboko, andi maboko yazigamye. reka mubwire, ndabisanisha ijambo ry'Imana. rimwe Moridekayi yandikira Esiteri abwira ngo namutabare. ni ukuri kw'Imana, Moridekayi yari yizeye ubufasha ko buhita buboneka direct ako kanya, bwihuse. cya mbere ni umwana yareze,
n'umwana wabanye nawe azi karagiteri, azi ubuzima banyuranyemo, azi intambara barwanye, aravuga ati reka mwandikire kuko yageze ibwami, yego, ntago anyumvira ubusa. Nimara kumugeraho ijambo Esiteri asoma ibaruwa, aravuga ati nta kintu nakora. Moridekayi abyumva aravuga ngo ubikore cyangwa ubyihorere, nta kibuza kugira gute gutabarwa. Umuntu nkurikiranye wa buri rukundo mu muntu yarebaga, uwo niwo warebaga wowe. Ariko hari undi muntu noneho Imana iba yateguye nyuma y'uwo nguwo. Ndi hano imbere ya kamera, buri wese unkurikiranye, Imana imurinde, ikurinde, ibe hafi yawe, ikurinde umuntu ukumvira ubusa, iguha umuntu kumva utaranahogora. Dufite ibikomere bikomeye mu mitima, bamwe nk'uko bivuze byo kujya gusaba umuntu ubufasha, kandi koko ubona bufite, atakubwira ngo ubwo se ngo mbere yuko mbuguhaka atakujya mu bintu byinshi, abwira ngo agufashe. Ariko bano mu nkurikiranye, umuntu arananirwa, ariko hari abanyembaraga Imana yaremye bafite urwo rukundo rw'Imana. Ahubwo Imana iguha iyerekwa ry'umuntu wawe, iguhishurira umuntu wawe ugukunda by'ukuri, uzagufasha nta kiguza kwatse. Hari uzagukunda kuko hari icyo wamumariye cyangwa hari icyo wamuhaye, ariko urukundo rw'Imana nuruza rukakavarenga. Buriya naratekereje ejo bundi ndibaza ngo ariko Imana tuvuga niyo turimo, abo nigishije kare, hari ijambo muri yo burivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu bijyanye ko kujijuka. Uzi ko hari abantu dufite ikosa rikomeye ryo kubana n'Imana tutayubaha. Iyo ubaha Imana ugomba kugenda ku mapresipe, ku mahame yayo, ugomba kugira urukundo rwayo kandi ukarugaragaza. Yego, ntago ari ukuvuga, ntago ari ukuvuga. Rero akenshi twambaye umwambaro w'ubumana, ariko mo imbere ndani cyo bita moteri igaragaza ya mirimo y'urukundo ikaba yaramaze gupfa bitagikora. Rero umuntu wese uzi ko yabwiye umuntu akamwumvira ubusa, na rukundo rw'Imana yari afite. Iyo umuntu afite urukundo rw'Imana agakumvira ubusa, niyo ntacyo aguhaye akugira inama. Hanyuma urakoze cyane, tugana ku musozo, ni igiki wabwira uyu muntu yarababaye, agira abo yizera baramutenguha, ariko Imana ikoresha ubundi buryo amera neza, nawe ageze ahantu akenewe, ni igiki wamubwira? Icyo namubwira, Yesu yaravuze ngo mugende mubwire abantu ubuntu mwagiriwe, n'imbabazi mwagiye namwe mubibwira abandi. Ibyo mwambonyeho, ibyo nabahesheje namwe mugende muhereza abandi. Arangije adusezera avuga ngo mugende amahanga yose, mugende mubabwiriza, abemera babatizwe. Rero igikurikiraho, narabivuze mu kiganiro cyatambutse, mu Rwanda tugira gahunda ya igira inka. Iyo bakoroje ikabyara, uha amata abaturanyi, ukanabaha inyana. Niba uzi neza ko urukundo rw'Imana wagiriwe rwakugezeho, ukagwiraho umusaruro, nawe genda uruha abandi. Nimba uzi ko wigeze ukenera ineza ukayibona, nawe ukayibona, nawe wigira uwo wumvira, ukayibura ukababara, menya ko iyo nawe bagukeneyeho iyo neza cyangwa se kubona urwo rukundo ukimana ubwo yego ubwo wagira, nawe urababara. Abantu nabo barababara nkuko nawe wigeze ubabara. Yego, buriya biragatsindwa kuba wagirirwa neza, kandi uzi neza ko nawe kugirirwa nabi bibabaza, hanyuma bikarangira nawe uri kugira nabi. Uri kumva? Ahubwo ikintu cyakabaye kiza nuko wigira ikosa muri uwo mabara wagize, nawe ukeneye umuntu bati shingiye uko nari mbabaye cyagiye, uyu muntu usanze ari kunyegera nakira, nanjye byibura reka mwerere imbuto, ne kumera nka wa wundi, kuko umuntu wese ubana n'Imana yiga ikiza ntabwo yiga ikibi. Yego, barakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo, nihe mpamba wahereza abantu impamba bijyanye n'intego twari dufite?
ni amagambo abiri yonyine, amaboko adakwiriye ntakagutindane. Imana iguha amaboko akubasha cyangwa se agushoboye. Hari amaboko atarambirwa abantu. Hanyuma hari ikintu njya mvuga, aho gutinda aho udakenewe, uzasazira aho ukenewe, utinda aho ukenewe, kuko aho ukenewe ntabwo, iyo uri ahantu ukenewe ntabwo uvunika, ariko iyo ahantu udakenewe urakora ntunashimwe, ukajya ubona ibintu ukora ntacyo bivuze kandi bikuvuna. Hanyuma icya kabiri, mu rukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana, Imana iguha umuntu ugukunda, iguha umuntu ukwitaho, kandi nawe wumve ngo abantu bakeneye kubona urukundo rw'Imana binyuze muri wowe. Imana iguha umuntu ukwitaho, agukunde, aguhe ubuntu, ukugwizemo umuntu nawe ugirira abandi ubuntu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma dusenga Imana, hari ushobora kuba mu by'ukuri yadukurikiranye ariko atarigeze abona urukundo. Hari abatawe, hari abana bavuye mu miryango, ni byinshi bikamutera kubabara, ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu arakuzi kandi arakuzirikana. Hanyuma aho uri mu kwizera yeho gusengera Imana, kandi wumve ko mu by'ukuri aho utabonye abantu Imana yarahabaye. Amen. Kandi naho wabonye abantu no kubera ko Imana yabyemeye kandi nabo bakayemerera. Yafunze nawe ufungura. Hanyuma reka dusenga Imana na mwene data, cya bugufi cyangwa se wumve ko twinjiye mu mwanya wo gusenga Imana, ibintu birakora. Reka mbwire umuntu ubabaye, mbwire umuntu ufite agahinda, watawe n'imiryango, watawe n'uwo bashakanye, watawe n'inshuti, ko Yesu agufitiye urukundo rwinshi kandi nta hantu haburi Imana itagukura. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ikiranuka, sengeye buri muntu wese udukurikiranye ku Mpambanyayo TV ufite umubabaro kubwo kubura urukundo, kubwo kushakira ubuntu mu bantu akabubura, ndamusengeye kugira ngo umugirire neza, umurwanirire ibyo adashoboye umushoboze, ibyo yabuze bimuhe mu izina rya Yesu. Ndamusengeye kugira ngo umuheshe umugisha, kandi Mana ikiza ibikomere, ukiza ibikomere by'abantu bagiye bakomerekera mu rukundo, utanga urukundo rwuzuye mu bantu. Sengeye imfubyi n'abapfakazi, sengeye abarushye n'abaremerewe, babere umutabazi kandi bagire neza. Natuye gukora kw'Imana ku buzima bwabo, natuye ibisubizo byihuse, ababuze ubutabazi ndabwatuye ngo babeho uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Imana y'amahoro, uduhane umugisha n'abadukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.